Intangiriro igice cya 22. Imana itegeka Aburahamu gutamba Izaki. Nyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti, Aburahamu we. Arayitaba ati, karame. Iramubwira iti, jyana Izaki umuhungu wawe w'ikinege ukunda, ujye mu karere ka Moriya. Nugerayo nzakwereka umusozi uzamutambiraho igitambo gikongorwa n'umuriro. Aburahamu arazinduka, yasa inkwi zo gutwika igitambo, azishyira ku ndogobe ye, ahagurukana n'abagaragu babiri n'umuhungu we Izaki. Agenda yerekeje ahantu Imana yari yamubwiye. Ku munsi wa gatatu Aburahamu atangira kubona hantu aharebera kure. Nuko abwira abagaragu bati, nimusigare hano n'indogobe, jye n'umwana tujye hakurya hariya kuramya Imana, turabasanga hano. Aburahamu akorera umuhungu we Izaki za nkwi, naho we atwara umuriro n'icyuma, baragenda. Izaki ahamagara se Aburahamu ati, data. Aramwitaba ati, ndakumva mwana wanjye. Izaki niko kumubaza ati, ko twazanye umuriro n'inkwi tukibagirwa intama yo gutamba? Aburahamu aramusubiza ati, mwana wanjye, Imana iri butange intama y'igitambo. Barakomeza baragendana. Bageze aho Imana yari yamubwiye, Aburahamu yubaka urutambiro, arushyiraho inkwi, aboha umuhungu we Izaki, amurambika hejuru y'inkwi. Nuko asingira icyuma ngo yice umuhungu we. Ako kanya umumarayika w'Uhoraho ahamagara ari mu ijuru ati, Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati, karame. Umumarayika aramubwira ati, reka uwo mwana ntugire icyo umutwara, ubimenye ko wubaha Imana, kuko utayimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu akebutse inyuma ye, abona impfizi y'intama, amahembe yayo yafatiwe mu gihuru. Aragenda arayizana, ayitambaho igitambo gikongorwa n'umuriro mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita aho hantu Uhoraho aratanga. Nicyo gituma na n'ubu bakivuga ngo ku musozi w'Uhoraho azatanga ibikenewe. Umumarayika w'Uhoraho ari mu ijuru ahamagara Aburahamu ubwa kabiri, aramubwira ati, umva ibyo Uhoraho avuze. Kubera ko ubigenje utyo, ntunyime umwana wawe w'ikinege, nkurahiye nkomeje ko nzaguha umugisha, kandi ko nzagwiza abazagukomokaho bangane n'inyenyeri zo ku ijuru n'umusenyi wo ku nkombe z'inyanja. Bazanesha abanzi babo, kandi amahanga yose yo ku isi azaherwa umugisha mu rubyaro rwawe, kuko wayumviye. Nuko Aburahamu asanga abagaragu be bafatanya urugendo, basubira i Berisheba aho yari atuye. Bene Nahori. Nyuma y'ibyo Aburahamu amenyeshwa ko murumuna we Nahori yabyaranye na Milika abana b'abahungu. Imfura ye ni Usi, hagakurikiraho Buzi na Kemueli se wa Aramu, na Kesedi na Hazo na Piridashi na Idirafu na Betuweli se wa Rebeka. Abo uko ari 8 nibo Nahori murumuna wa Aburahamu yabyaranye na Milika. Nahori yari afite n'inshoreke yitwa Reuma, nayo babyaranye Teba na Gahamu na Tahashi na Maka. Nyuma yo gusomera hamwe igice cya 22 cy'igitabo cy'Intangiriro, subiza ibi bibazo bikurikira. Kuki Izaki yitwaga umwana w'ikinege kandi Aburahamu yari afite undi mwana witwa Ishimayeli? Ikibazo cya kabiri, urugendo rwo kujya gutamba Izaki rwatwaye iminsi ngahe? Ikibazo cya gatatu, ubwo Aburahamu yari agiye gutamba igitambo, ni ikihe gitambo cyatambwe? Hitamo igisubizo kiri cyo: A. Ishimayeli, B. Izaki, C. Impfizi y'intama. Ikibazo cya kane, Imana yagaragaje ko yashimye ikihe gitambo? A. Ibishyimbo, B. Impfizi y'intama, C. Umwana w'ikinege Izaki. Ibisubizo byawe ubasha kubyandika ahagenewe gushyirwa comment. Kandi ngushimiye uburyo ukomeje kwana natwe. Imana iguha umugisha nawe utaha.